Murakoze nanone kuri Diamond Podcast turi kumwe n'umuvandimwe wacu. Nitwa Nshuti Derek. Derek umeze neza? Ndashima Yesu. Tugiye kubana mu mwanya wa Bible Quiz aho nibuze kubaza ibibazo ukaza kudusubiza. Nta kibazo. Ikibazo cyanjye kirabaza ngo ninde wanditswe igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa? Umuntu wanditse igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni Luka. Urakoze cyane. Ibyo ngibyo tubisanga mu gitabo cya Luka igice cya mbere umurongo wa 3 cyangwa se ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 1. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ninde wari umwamikazi ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi? Esiteri. Esiteri ni wari umwami kuri iyo ngoma. Urakoze cyane. Esiteri ni wari umwamikazi ku ngoma y'umwami Ahasuwerusi, aho tubisanga mu gitabo cya Esiteri ibice 2 umurongo wa 17. Ikibazo cyanjye cya gatatu kirabaza ngo ninde wigeze kuvuga ngo nduwo ndiwe kubera ubuntu bw'Imana? Pawulo wabivuze byanditse mu Bakorinto ba mbere 15:10. Murakoze cyane kubana natwe kuri uyu munsi. Derek wakoze cyane. Namwe mwakoze cyane kutwakira, mu by'agaciro murakoze.